ariko nagarutse ndagira ngo niba utarakora subscribe ubanza ukore like and share. Uyu munsi kwereka ati ni gute wakoresha internet for free. Hari abantu bajya bavuga ngo ntibishoboka, ariko namubwiye ko uyu munsi bishoboka my friend. Uyu munsi tugiye kureba application ishobora kugukoresha internet ku buntu, iyo bita Stack VPN. Ndagira ngo utakora subscribe nkuko nabikubwiye, uke gukora subscribe like and share, ko uzajya ukomeza kubona ibindi byinshi kuri Mwizerwa Media TV. Icyambere rero ahangaha, niba udafitemo ino Stack VPN, uranyura kuri Play Store nkuko bisanzwe, ugenda uyidownloading. Uranyura kuri Play Store, uranyura kuri Play Store ugende udownloading Stack VPN. Downloading Stack VPN. Dore Stack VPN ni iyi ngiyi. Stack VPN. Iyi ngiyi iri mu kazeru. Then umara kuyidownloadinga, ubwo igisigaye tugiye kureba ni gute ikora kugira ngo ube wakoresha ino Stack VPN nawe ubashe gukoresha internet ku buntu. Cyane katuyifunguye, tegereze gatoya. Ahangaha baragusaba kujoininga Telegram. Ushatse ntabwo wakirirwa ujoininga Telegram, si ngombwa ahangaha. Okay, none ukimara kugera kuri no page, uraza hano handitse ngo no one or direct. Muri ako kantu uhakirike, then uhitemo aka ka kabiri, kanditseho ngo custom setting, uyikirikeho, then ijyemo hano. Urahita ukurikizaho kuza kwa tuno turongo dutatu, utu two mu nguni. Urahita uza kuri utu turongo dutatu two mu nguni hejuru. Aho ngaho uhakirike, tuhakirike kuri utwo turongo dutatu. Urahita nanone uza hano handitse ngo custom. Aha handitse ngo custom setting, aba ariho twemeza. Nurangiza uzaza urebe ahanditse ngo SSR, aba ariho ukirika, then bakwereke kano kanditsemo ngo wawa.snapchat.com. uzasiba wowe bino bintu birimo, wandikemo www.edx.org, then ukore save. Kimara gukora save rero, ubu ngubu ibintu byarangiye. Igisigaye ni ugufungura connection kuri simukadi ya Tigo. Bisaba ko ufitemo Tigo cyangwa Airtel. Fungure, ntabwo bisaba ko ufite megabytes. Then tuze guconnectinga no gukanda hano hantu hari iki kintu. Mo hano hagati nimukirika, sorry.
bakwereka ahantu ukirika aho ngaho, ubundi dutegereze. Dore bari kutubwira ngo connecting. Ngira ngo murabibona ko ahangaha yabaye connected. Ubu noneho message zo kuri WhatsApp, Facebook zishobora kuza ukaba wakwa accessinga nta kibazo. Urabona ko ahangaha batubwira ko yabaye connected. Ubwo niyo yavuyeho ni ukongera ugasubiraho, hano hahindutse icyatsi hasa umutuku kahakirika, then ugategereza kiba connected, wibutse gufungura data kuri simcard ya Tigo. Nibyo ngibyo nibwo buryo wakoreshamo Stack VPN. Icyo nakwibutsa no gukora subscribe, like and share kuri Mwizerwa Media TV. Hasta la vista.